biri buze gusohora cyane ko yambwiye ngo mbwira abantu basengere uku kwezi kwa gatandatu. Baravuze ngo ibintu byahenze, ngo inzara iratwishe, nyamara ntabwo inzara yigize ibica. Naregana n'umugambi Imana ifite. Inzara ikomeye nibwije. Abantu badukurikiye, abantu baduteze amatwi, abantu mukunda birandikwa TV, igihe uhagazemo, igihe uri muhuriramo n'ibyo bibazo n'izo ntambara, ihangane. Wo mu cyumba hari abantu bari kurya amaturo baterejwe. Ntabwo kuba umukristo ari ukwirirwa mu ishyamba yemewe oya. Nimba uri impumyi ukaba utabona, urambwira ko uzaba mu butayu gute? Umukristo imenya ko uri umukristo we ku giti cyawe, uvuga ngo njye ndi umukristo ngo kandi nzahora ndiwe, hanyuma mu ntambara ndibuze kurasana n'ibyaha. Ko imibare yarakunaniye wiga mu wa mbere, bazanye igifaransa ntiwacyumva, bazanye icyongereza biranga, ubundi Amerika wumva uzayijyamo ukayibamo gukora iki? Urumva niba Imana yaravuze ko uzayibamo, uzaba ugiye kurangura. Ariko nikubwira ngo ajya ku kibuye ngo hoya Mana ngo waravuze ngo tuzarindirire mu murugo. Buriya nimba wagiye gusenya amavuta y'abantu bawakisha, amavuta agomba kubahana. Byose birandikwa bijuru. Wewe wahisemo gukurikira birandikwa TV, tugusabiye imigisha iva ku Mana. Ndakwibutsa gukanda subscribe, ndetse nibutsa n'abayikanze bakibagirwa inzogera ko bongera bagakanda ku nzogera kugira ngo bajye babona amagambo cyangwa se link zica kuri birandikwa TV imushimishije, niyo ashobora gukirika akareba. Nibyo byiza. Ngewe uri kuri mikoro nitwa wa Maria Aime, abandi banzi ku izina ryitwa Shadia. Ubuntu n'amahoro y'Imana bugwire muri mwe aho muherereye hose ku isi. Wowe utameze neza turagusengera, dukomeje kubasengera. Nawe uri mu mirere igoye itandukanye, turakuzirikana. Kuri birandikwa TV kunda kubazirikana cyane, kandi rwose aho muherereye hose turabasabira umugisha uva ku Mana. Televiziyo yacu rero yongeye gutumira ugira amata Clarisse. Abantu muje bwa mbere kuri birandikwa TV, no musangwa ntabwo ari umushyitsi, ni umukobwa ushima Imana. Uyu munsi twagize umugisha wo kongera kumubona. Yesu Kristo aduhane umugisha. Tubanje kugusuza, tuguha ikaze. Murakoze cyane. Nitwugira amata Clarisse nk'uko yabivuze. Ndi umukristo, nkunda Imana n'abantu bayo. Ndashima Imana, ndumva nezerewe. Ndashima Imana kuko ahantu itugejeje ni heza, ahantu idukuye ni habi, ahantu iri kutujyana ni heza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Buriya ubuzima bwose umuntu abayemo ni ubuzima bwo gushima Imana. Imbere yayo nta Mana ihari, hirya yayo nta yindi Mana ihari, ni Imana imwe. Urwaye ugomba gushima Imana, uri muzima ugomba gushima Imana, wariye ugomba gushima Imana, utanariye ugomba gushima Imana. Bishatse kuvuga ngo abantu badukurikiye, abantu baduteze amatwi, abantu mukunda birandikwa TV, igihe uhagazemo, igihe uri muhuriramo n'ibyo bibazo n'izo ntambara, ihangane. Ihangane aho hantu uhagaze uhashimira Imana. Imana izahagukura bitewe no kwihangana kwawe nuko wahitwaye. Maze iminsi mbwira abantu ngo biga kuramya Imana ahiherereye, biga kubyinira ahiherereye, kuko ni Imana ibabona yonyine. Ntabwo abantu bakeneye kubashima, ahubwo bakeneye kuramya Imana kugira ngo Imana bari ibashima. Tutararaba yasika shandoze debo, ni Imana iri bugushima uyiramya, ni Imana uri bunezeze. Bishatse kuvuga ngo ramya Imana nahiherereye, aho abantu batari bugukomera amashyi, aho abantu batari bukuvugiriza senti, aho abantu batari bugucurangira inanga. Aho hantu ushaka uburyo ki uharamya Imana, naho uramya Imana
ureke kurambirwa. Ureke kurambirwa kuko hari abantu barambiwe Imana. Uravuze icyo kintu ndakibona cyane cyane abarokore muri rusange. Hari abantu bagiye batinda ku musozi, ibyo bita ku musozi, cyangwa abandi bagatinda mu butayu, Imana igatinda kubasubiza, ariko ugasanga bameze nk'abategeka Imana ngo njyewe ino Mana ngo itandengeye, ngo bitagenze gutya na gutya ngo ntayo, ngo ntabwo biri bwemere, ngo igihe maze kuri uyu musozi ngo simbizi, ngo nge ndagiye. Ese ubundi kuki abantu bashaka Imana mu bihe by'amakuba, ibyago mu byiza Imana bakayibona, ariko ibyago byaza ntibashake kubana nayo? Iryo reka nkubwire, ibyo bintu tugiye kubireba mu byanditswe byera. Umubwiriza hari ikintu yabivuzeho mu bice 5. Mu bice 5 hari ikintu umubwiriza yavuze ku murongo wa mbere. Yaravuze ngo ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba uri mu isi. Nuko rero amagambo yawe ajya aba make. Imana ishimwe. Haleluya! Imana ihimbazwe. Imana ni Imana yo kwizerwa, ni Imana ibasha byose, nta kintu na kimwe Imana idashoboye. Nubwo ubona itagukuye aho, si uko Imana yabinaniwe, ahubwo irashaka kureba ukuntu witwarira aho hantu, irashaka kureba ukuntu ubana n'abantu uri aho hantu, uri muri izo ntambara, uri muri icyo kibazo, ariko ntugire ishyushyu ryo kugira ikintu uvugira imbere y'Imana bitaza kugora wowe. Buri ijambo ryasohotse kugira ngo risubireyo ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda. Wigira ishyushyu ryo kuvuga ngo Imana yarandetse, Imana yaranyanze, Imana ntinkunda, Imana ntabwo inzi, Imana yaranyirengagije. Ibera hose icyarimwe. Uzi ikintu namaze kumenya gikomeye? Ntabwo shitani abera hose icyarimwe, ariko Imana ibera hose icyarimwe. Ntabwo shitani ashobora kuzabera hose icyarimwe, ariko Imana ibera hose icyarimwe. Mu Rwanda irahagera, muri Amerika irahagera, abakenira bamenya, abafite amadeni, abacuruza, abadacuruza, abadepoje bikanga, aba bose Imana ibera hose icyarimwe. Kandi ni Imana ikora ibirenze ibyo twe twasabye, ni Imana ishoboye. Rero ubaye uri mu butayu, ubaye ufite amasengesho, ubaye ufite intambara, ubaye ufite agahinda, wigira ishyushyu ryo kugira ibintu uvugira imbere y'Imana. Banza witonde, kuko ni Imana tugomba gutinya. Ntabwo ari murumuna wawe, ntabwo ari umwana wawe, ntabwo ari umukozi wo mu rugo ubwira ngo ari amasahane yanure. Oya, ntabwo ari uko Imana imeze. Ni Imana tugomba kubaha, hanyuma tukanayitinya, tukayikorera tuyitinya. Ni Imana ihana, ni Imana ikubita, ni Imana yica, ni Imana ikiza, ni Imana irimbura ikavana mu nzira, igakuraho, ikavana mu nzira. Ni Imana rero tutagomba kugira ishyushyu ngo urumva ngo Mana ngo warandetse, ngo ntukindeba, ngo ntukinkunda, ngo abandi urabasubiza, ngo nge ngo ntabwo nsubiza. Oya, oya, ibyo tubireke. Abantu bagifite imitima imeze ityo, abantu bagiteye gutyo, abantu bagishaka kuvuga gutyo, ibyo ni mubireke. Ni Imana ibera hose icyarimwe. Kandi ikintu kitubabaza nuko tutihanganira igihe duhagazemo. Igihe kigutegeka ahantu uri bukodesha, igihe kigukura mu mujyi kikakujyana pfiriya ahantu hatabana kaburimbo, icyo gihe rero bisaba kugira ngo ukihanganire. Igihe kikwereka isoko uri bujya guhahiramo, kandi iri soko ukajya ku mifungo, wajya kujya ku biro kubera igihe uhagazemo. Abantu rero ikibazo dufite, ntabwo bashaka kwihanganira igihe barimo, barashaka kugira ngo bihute bataruke. N'uwari uri mu ishuri ntashake kwiga, ahubwo arashaka kugira ngo ataruke, narangiza ahita ajya gusatira ibisubizo igihe kitaragera. Kandi hari abantu Imana irimo igaburira bari ku kiziriko. Buriya ntabwo abantu bajya babimenya, ariko nigize nagira ishurirwa nsanga hari abagabo barira ku kiziriko. Imana ivuga ngo uri buryo uri ku kiziriko,
wowe nk'uzituye ndakuzi. Hari abagore bari kurira ku kiziriko, Imana ikavuga ngo igihe cyo kukuzitura ntabwo kiragera, ndakuzi, wowe ndakuzi, narakwibyariye. Hari n'abakobwa babayeho Imana iziritse, bari kurya baziritse, niyo batembereye Imana bagenda ku kiziriko ikavuga ngo ntabwo ndi buce iki kiziriko, uri bugume ku kiziriko, kubera ko ntabwo igihe cyo kuva ku kiziriko kiragera. Abantu rero barashaka kugira ngo duce ikiziriko ku mbaraga zacu, kandi nyamara twakagombye kureka tukazirikwa. Iyo tuziritswe hari ibintu Imana iturinda turi aha hantu, iturinda iyo mitego y'abadayimoni. Tutararabaya sika shandoze debo enitakuta zegrere moragom. Iturinda imitego mibi, iturinda ababazima babi, iturinda aya marozi. Iyo turaha ku kiziriko Imana itubungabungira umutekano wacu burinzwe, kubera ko tuba turahana Imana ikunda, tuba turahana Imana ishaka, kandi tuba turahana Imana yadushyize. Rero iyo twikuye ku kiziriko biratugora kugira ngo tuzagaruke hahana, ugasanga biratugoye, ugasanga ubuzima buratugoye, rimwe na rimwe bikaba ari byo biviramo kugira ngo dusabe Imana nabi, dusenga amasengesho adafite gahunda, dusenga amasengesho arimo ubugome, arimo gutukana, ngo abakozi b'Imana bahanuye ibintu ntibizasohora, harimo gutuka abantu ngo abantu baranyanga, nawe ufite abo wanga. Turebye twasanga abo wanga ari bo benshi kurenza abakwanga. Ni hahandi haviramo ngo abantu ngo ntibanyitaho, nta muntu ugushinzwe uretse Imana yonyine. Buriya ni Imana idushinzwe. Imana itakoreye muri aba bantu nta kintu twakakira, ariko turashimira Yesu. Turashimira Yesu beshaho, turashimira Yesu uturenganura mu bibazo, mu gahinda no mu mubabaro. Niyo mpamvu nitwihute kugira ibintu tuvuga, kuko ni Imana isohoza amasezerano igihe Imana yabivugiye. Hari ikintu Ezekiyeli yabivuzeho mu bice 12, kuko Imana yarambwiye ngo mbwira abantu ngo ibyivuze ntabwo iri buze kubiranzika, biri buze gusohora. Cyane ko yambwiye ngo mbwira abantu basengere uku kwezi kwa gatandatu, uku kwezi kwa gatandatu basenge, hanyuma bageze no mu kwezi kwa karindwi bagerageze kubana n'Imana, bagerageze kwegera Imana muri uku kwezi turimo. Ntabwo kuri bworohera abantu, ntabwo kuri buze ko, ariko kubwo gusenga turi buze kuryoherwa, tumererwe neza. Hari ikintu Ezekiyeli yabivuzeho, avuga kuri aba bahanuzi bahanuye, avuga kuri aba bantu, avuga ngo ibintu Imana ivuze ntabwo ibiranzika, ahubwo ibi bintu bigiye gusohora. Emereka turebe kuri uyu mugabo, hari ikintu yabivuzeho. Ezekiyeli 12:26 yaravuze ngo iri jambo ry'Uwiteka ryongeye kunzaho riti, mwana w'umuntu, dore ab'inzu ya Isiraheli bavuga bati, iyerekwa yabonye rizasohora bishyize kera, kandi ahanura ibihe bikiri kure. Nuko rero ubabwira uti, uku niko Umwami w'Uwiteka avuga ngo, amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kuranzikwa, ahubwo ijambo nzavuga rizasohora, niko Umwami w'Uwiteka avuze. Imana iravuze ngo nta jambo izongera kuvuga rizaranzikwa. Nimba ari ukuguhana, yagiye idushyira mu ishuri, inzara ukicwa n'inzara ariko wambaye ipantaro, ukicwa n'inzara ariko wambaye imyenda, ntihagire abantu bakumenya, ntihagire abantu babimenya. Imana igashyira hako gakingirizo. Ariko noneho tugiye kubona ibi bihano, abantu babimenye, bamenye ko twabonye ibi bihano, bamenye ko twahanwe n'Imana. Ntabwo ijambo Imana izigera yongera kuvuga rizaranzikwa. Nikubwira ngo ndagutabaye uyu mwaka, n'ukuri Imana izabigutabaye. Nikubwira ngo nkugiriye neza, izabikugiriye neza. Niyo mpamvu ni Imana ivugisha ukuri. Icyakoze itangazo naho abantu badukurikiye babirandikwa TV, ibyo abantu bavuze ntabwo bizasohora, ariko iby'Imana yavuze bizasohora. Ibyo abantu bakubwiye ntabwo bizasohora pe, ariko iby'Imana yavuze bizasohora.
Imana irinda ijambo yavuze hanyuma ikarinda n'umuntu yaribwiye. Ubu tubayeho kubera ijambo Imana yavuze kuri twebwe. Ubu turindanwe n'ijambo, tubigendeyemo kubera iri jambo. Imana iturinze kubera iri jambo. Iri jambo rero ni Imana yarivuze kandi Imana irasezeranya igasohoza. Niyo mpamvu nta kintu Imana izigera yongera kubwira abantu izaranzika. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu ngo haje inzara ikomeye. Baravuze ngo bahuye n'inzara, ariko inzara ikomeye nibwije, kandi buri muntu wese azabona ko ari inzara imugezeho. Buriya iyo umuntu afite amafaranga menshi hari igihe avuga ngo inzara yaca hehe iwanjye, ariko uko byagenda kose iba ni inzara. Nubwo umuntu yaba adakora, nubwo umuntu yaba atari kwinjiza nk'uko yajyaga yinjiza, abona ko hari ikintu cyagabanutse. Inzara irahari Karari, n'ubu inzara irahari rwose, n'ubu irahari. N'abafite amafaranga ntabwo bakiyabona nk'uko kera bayabonaga, n'ubu inzara irahari. Imana irambwira ngo mbwirire abantu banjye ngo dore nibwo inzara ije. Abantu baravuze ngo ibintu byahenze, ngo inzara iratwishe, nyamara ntabwo inzara yigize ibica. Narega nta n'umugambi Imana ifite wo kutwicisha inzara. Ntabwo Imana yatwicisha inzara, ahubwo iyi nzara nitwe tuyicisha. Ntabwo Imana ifite umugambi wo kudukenesha, ahubwo nitwe twitera ubukene. Ntabwo Yesu yaje gukenesha abantu ngo aze ngo kuvuga ngo nibakene, kuko yigize avuga ijambo rimwe gusa rikomeye. Aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Hahirwa abo bantu bakennye ariko bakeneye Kristo. Abantu barashaka kumva ibitangaza, barashaka kumva ngo bababwire ngo uko ibintu bimeze, ngo babarebere, ariko ntabwo ari cyo cy'ingenzi gikenewe. Birasaba ko umuntu byibuze aba umukristo, akitwa umukristo. Ibintu by'amadini abantu bakabireka, kuko kugendera no ku itorero ryawe, ku idini ryawe, ngo uvuge uti byibuze nubahiriza inshingano z'idini, byananiye abantu. Bajya kwibera mu bihuru, bashinga itorero mu bihuru. Aravuga ngo ni pasiteri wo mu ishyamba, aravuga ngo ni pasiteri wo mu cyumba. Hari abantu bari kurya amaturo baterejwe. Hari abantu bari kurya amaturo baterejwe kubera ko bishize ku mwanya batakagombye kuwujyamo. Aba bantu batumye ahubwo abashumba barabakenesheje. Kubera iki? Aya maturo, aya mafaranga ahantu yakagombye kujya ku cyumweru bateranira mu ishyamba. Aba bantu niho bajya guhanurira, aba bantu niho bitwa abapasitori, aba bantu niho bagiye kwitwa abavuga butumwa. Hanyuma kandi ibi bintu ntabwo byakagombye kubaho, ntabwo byakagombye gukorwa. Ibi bintu aya mafaranga afite nyirawe, aya maturo afite nyirawe. Ni byiza ituro ry'umuhanuzi, Bibiliya hari ikintu ritubwiraho. Muhanuzi yubahwe, nujya no kumureba jya ujyana ituro, nibyo Bibiliya irabivuga. Ariko nanone hari inshingano abantu twataye. Ntabwo kuba umukristo ari ukwirirwa mu ishyamba oya. Nimba uri impumyi ukaba utabona, urambwira ko uzaba mu butayu gute? Nturota, ntiwerekwa, ntuhanura. Ubu butayu bwagenewe abahanuzi, ubu butayu bwagenewe abantu bafite amaso abona. Nibahura n'igisimba baramenya ukuntu bagikwepa, nibahura n'ikintu kibi baramenya ukuntu bagikwepa. Ese bari bugufate ku ngufu, bari bukwibe, barakwambura isakoshi, ni wewe wijyanye. Ijwi rya bikubwiye ngo jya mu butayu nirihe? Wavuganye nande akubwira ngo jya mu butayu? Hari abantu turi kumva bagiye bapfira mu butayu, hari n'abandi bari kugenda bashimuta bakabajugunya iyo ngiyo mu butayu, bana b'abakobwa bakabasambanya. Kubera iki? Wajyanye nande? Ese hari umuhanuzi ufite amaso wakujyanye? Byibuze ngo akujyana aho hantu, uvuga ngo nitwicara aha hantu hakaza ikintu kitari cyiza, Imana iri bukora byibuze numve nijwi. Ugiye kumara iminsi 5 mu butayu, urerekwa, urahanura. Se urumva iminsi 5 uri buyimare mu butayu gute? Ejo nusohoka ugakubitana n'igikombe cy'uburozi hariya, najwi wumvisha byibuze ngo umenye ukuntu kweba. Uravuga ngo Imana ngo nakoze amasengesho y'iminsi 3
ngo barangije ngo barandoga ngo iyi Mana nayo ngirabeshya. Ubwo si ubwo urumva hari ibintu abantu bakwiye kureba barangiza bakabyirinda. Umukobwa umwe yaravuze ngo ngende umukristo ngo kandi ngo nzahora ndiwe. Ngo icyo ni ikintu gihumuriza enita kutazobrire shakaya binima zobrire mora enitando zarabinima. Ngo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye ngo kuba ndi umukristo. Abantu bareke kuba abanyedini ahubwo bitwa abakristo. Dusobanurira aho hantu mukristo ubundi ni muntu ki? Umukristo akwiye kwitwara gute? Ubundi dusoze. Umukristo agira n'indangagaciro za gikristo, kandi umukristo Kristo aba yaragiye ajya muri we, hanyuma Kristo uri muri we niwe umuhishurira iby'uyu munsi n'ibyejo n'ibizaza. Iyo umuntu afite uyu muntu wa kabiri uri muri we yarabaye icyaremwe gishya. Abantu twabatijwe mu mazi ariko tuvamo amagambo tukiyafite, tuva mu mazi tukivuga nabi, tuva mu mazi tugifite inzangano. Hahandi abantu bageze aho babona ko abantu basenga aribo bagira amagambo menshi, ngo aba bantu nibo bagira amagambo, kandi koko iyo ubirebye ubona utari buze kubashinjura, wareba ukabona niko bimeze. Ariko nimba ngende umukristo, imenya ko uri umukristo wowe ku giti cyawe, uvuga ngo ngende umukristo ngo kandi nzahora ndiwe. Hanyuma mu ntambara ndibuze kurasana n'ibyaha, mu bikomeye ndarasana n'ibyaha, mu gahinda ndarasana n'ibyaha. Uvuga ngo ngende umukristo, umenya ko ufite n'indangagaciro za gikristo, ugende nk'abakristo, ufite Kristo muri wowe. Si ngombwa ko pastor abikumenyaho, wowe wabyimenyeho. Si ngombwa kurusha umuvugabutumwa, imenya ko uri umukristo. Nusoma Bibiliya, buriya ikintu kitwishe ntabwo abantu bagisoma Bibiliya, bayihungura ku wa mbere, ahungura gutya akuraho imisaka n'ibiki byaragiyeho. Arashaka ngo bamusomere Bibiliya ariko ntagashaka kuyisomera. Arashaka ngo bamubwire ngo mbonye Imana ikujyana muri Amerika, ariko imibare yarakunaniye wiga mu wa mbere. Bazanye igifaransa ntiwacyumva, bazanye icyongereza biranga, ubundi Amerika wumva uzayijyamo ukayibamo gukora iki? Urumva niba Imana yaravuze kuzayibamo, uzaba ugiye kurangura, uzaba ugiye guhanura, uzaba ugiye gushaka umugabo, uzaba ugiye kwiga. Ubundi wumva ko abantu bakubwira ngo akira viza, wowe ubundi iyo uhamanyije n'umutima ubona iyo viza uyikwiriye. Wowe iyo uhamanyije n'umutima w'Imana ubona iyo modoka uyikwiriye. Wowe iyo uhamanyije n'umutima w'Imana ubona ako kazi ugakwiriye. Kumva ngo bakubwiye ngo ibi bintu ngo genda ngurira, ngo genda, ngo fata, ngo viza, ngo genda, ni byiza. Imana irabidukorera, Imana iranabiduha mu gihe cyabyo tunabikwiriye. Ariko nikubwira ngo ajya ku kibuye ngo hoya Mana ngo waravuze ngo tuzarindirire mu murugo. Ese ku kibuye ni hari umujyi? Hari abantu bazimuka i Kigali bagataha bagasubira guhinga kuko baje igihe kitageze. Ahantu hose hafite bene wabo bagomba kuhaba, beneho bagomba kuhatura bakahaba. Rero birasaba ko tuba abakristo, nituze kwiyoberanya. Nimba uri umuhanuzi koko b'umuhanuzi, nimba kuko uri umuririmbyi uba umuririmbyi. Ntabyo kuvuga ngo urabona ngo mu rusengero ngo ntibanyemera ngo ntibankunda. Ese wewe wemera bangaye? Ese wowe iyo wirebye koko usanga uri umukristo, usanga indangagaciro za gikristo uzifite? Ese iyo wirebye mu bukobwa ubona uri we, ubona uri umubyeyi, ubona uri umugabo w'umukristo, ubona uri umukozi w'Imana, kuko ukabona uri umukozi w'Imana ukora ibintu Imana ikunda. Ni ibintu bisaba kugira ngo tuba abakristo. Hanyuma ibintu tutagomba gukora natwe ubwacu tubimenye kuko dutunze Kristo muri we. Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu ushobora kuzajya kwa data atanjyanye. Nimba udafite Kristo nta hantu wajya. Umuririmbyi w'107 yavuze amagambo meza aryohera imitima akanakomera. Aravuga ngo dushaka uwo mwuka, ikintu kitwemeza ko
tuzajya mu ijuru ni umwuka wihoraho. Banyarwanda dukeneye mwuka w'Imana, bahanuzi dukeneye mwuka w'Imana, bashumba dukeneye mwuka w'Imana, dukeneye mwuka w'Imana atari bya bintu byo kugayana ku mavuta. Amavuta y'abagomba kubahana, amavuta arubahana, amavuta ya mwarimu yubaha y'umushumba, umushumba kubaha ya pote, amavuta arubahana. Buriya nimba wagiye gusenya amavuta y'abantu bawakisha, amavuta agomba kubahana, ntabwo asenyana, ahubwo amavuta arubahana, arashyigikirana, ntabwo agayana, ntabwo yirukanana, ahubwo amavuta arubahana. Ubaha amavuta bitewe n'urwego umuntu Imana yamushyizeho, bitewe n'ibintu imwemereye, ayo mavuta tugomba kuyubaha. Aleluya, Imana ishimwe. Nagira ngo mbwire abantu ngo tuba abakristo kandi indangagaciro za gikristo zibe muri twebwe. Tube abakobwa b'abakristo ubyimenyeho, atari ngombwa ko babikubwira. Ubu musore w'umukristo ubyimenyeho, atari ngombwa ko babikubwira. Hanyuma ubu mubyeyi w'umukristo, atari ngombwa ko babikubwira. Nawe ubwawe umenye ko ufite Kristo muri wowe, atari ngombwa ko abantu babibabwiye. Hanyuma ndabakunda, Imana ibahereze umugisha, Imana ibahereze umugisha. Dukomeje gusenga Imana, kandi Imana y'amahoro ikomeze twambika imbaraga. Nawe Imana iguha umugisha, n'ukuri Imana y'amahoro iguha imbaraga, ikongera imbaraga n'amavuta. Dusoreze dusengera. Turagushimye Mwami Yesu, ngabazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera ngo bazakora iby'ubutwari. Etutaya mora takuta zarabinima fayazegrere mora. Ngaba bantu bazi Imana ngo nibamara gukomera, aba bantu baramenye Imana ngo bazakora iby'ubutwari. Kandi kuva na kera kose abantu bakwizeraga bari mu mahoro. Aba bantu nta kintu cyabahungabanyaga kuko barakwizeraga. Turagushimiye kuri Imana yacu, kuri umurengezi w'ubuzima n'ubugingo, kuri Imana iturengera mu byoroshye no mu bikomeye, ukabana natwe Mana, ukagenda udusimbutsa, ukagenda utwitaho. Nsengeye abantu bose baduteze amatwi, batarure erayo mora gome tandoze debo etakuta shandora rabonima, batarure mu magarara, hanyuma ubegeze hafi y'ibisubizo n'amasezerano. Rwani intambara ikomeye ku buzima n'ubugingo bwabo. Mwami Imana, uburizemo imitego yose ya Satani, kandi ukomeze Mwami murengeze utwambika imbaraga zo kugusanga, z'agakiza, zo kugira ngo twongere twuzure mwuka wera bundi bushyashya no kugukunda cyane. Eni tararaba yasika shandoze debo. Mana, ndagushimiye. Rinda abanyarwanda n'abanyarwandakazi, twambika imbaraga, komeza ubane natwe. Kandi ino birandikwa TV, ukomeze imbaraga z'ijuru zibagote, barwanirire iburyo n'ibumoso, ubahereze umugisha mu izina rya Yesu wa Nazareti. Amen, amen. Byose birandikwa.